twese twabaye mu busore. Ndabyibuka ijoro rimwe turi kwa Patrick, hari nka saa 4 z'ijoro turyamye ku gitanda. Hari ukuntu twaryamaga ku gitanda, urumva muri ghetto nta ntebe ziba ziri muri salo. Intebe ziba n'uburiri buba ari uburiri bukaba n'intebe. Urashaka kubwira abantu ko twararaga ku buriri bumwe turi bane? Twaryamaga hamwe mutumara amatsiko, mubwira abakunzi ba Family Melodies bigoye ku rugero rungana iki kugira ngo ubone umukobwa umukuye iwabo ukamuzana iwawe mukaba umuryango. Undi muvandimwe wambajije ikibazo, nabanje guseka ariko ambwira ko akomeje. Yaravuze ngo iyo turebye abona twese dufite umusatsi. Arambaza ngo mwahisemo gute kugira umusatsi mwese, ngo ukubera iki mwese mwaterese umusatsi. Icyo ngicyo rero ni Patrick kuri bugisubize. Nukubera iki ari wari ufite mwinshi? Patrick niwe mukuru. Kwezi kwa 11 tariki 10 niba ntibeshye mu mwaka wa 2019 nibwo Patrick yakoze ubukwe. Icyo gihe nari kigingi. Ndabyibuka. Ndetse ntibyatinze mu kwezi gukurikiyeho Eliyabu nawe yari amaze kubaka urugo mu kwezi kwa 12 bitariki 8. Icyo gihe nari kigingi, murumva ko bigiye kugenda bigira ubusobanuro noneho buruseho. Mu kwezi kwa 7 tariki 19 ntekereza ko aribwo Frank yari amaze nawe gukora ubukwe. Icyo gihe yararanye n'umugore. Nawe wari wabaye ikigingi. Nabwo nari kigingi. Watuririye mu mibare. Mu kwezi kwa 9 rero ku itariki 6 nanjye nibwo nari maze kubisoza. Turabasuhuje cyane inshuti, abavandimwe badukurikira ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo, abakunda Family Melodies. Turabizi ko muri benshi, natwe turabakunda. Abakoze subscribe, abajya bareba video dushyiraho bagakanda like ndetse bagakora share, mwese muba mutanze inkunga. Abatarabikora nabo turabasaba kugira ngo babikore. Kanda kuri iyo buto nibitukura urayikandaho, kandi no kuzogera iri ruhande rwayo kugira ngo uko dushyizeho video uzajye uyakira. Mwari mutumenyereye duhimbaza Imana ndi kumwe na Esther, ariko nkuko mubibona imbere ya kamera uyu munsi turi kumwe n'abandi bagabo. N'abagabo batatu, umwe ari iburyo bwanjye, abandi babiri bari ibumoso bwanjye. Hariho bamwe basanzwe babazi ariko muraza kumenya abari bo muri iki kiganiro. Uyu nguyu uri iburyo bwanjye yitwa Patrick, ndetse uyu nguyu uri ibumoso bwanjye twegeranye yitwa Benjamin, uri ku ruhande yitwa Eliyabu. Bose baraza kutuganirira mu buryo buhagije, ndetse muraza kumenya abari bo, mumenye ngo ni bantu ki murimo kuganira. Turabasaba gukurikira iki kiganiro. Icyo duhuriyeho nuko twese turi abagabo bubatse. Ibindi muraza kugenda mubimenya. Hari abantu badukunda batubajije ibibazo bitandukanye, nabyo byose biraza gusubizwa muri iki kiganiro. Reka tubanze twakire Eliyabu atubwire ngo turi bantu ki. Ese twamenyanye ryari, tumaze imyaka ingahe tuziranye, twahujwe n'iki? Hari umuvandimwe umwe watubajije ati ese mwahujwe n'idini cyangwa mwahujwe n'amashuri? Ibyo ngibyo nabyo araza kubivugaho. Twamuha umwanya. Eliyabu, karibu. Urakoze cyane Frank. Turi bantu ki? Wavuze ko turi abagabo. Nibyo turi abagabo bakiri batoya. Twitwa The Bros, bisobanuye abavandimwe. Twamenyanye nk'itsinda nk'uko turi twamenyanye kuva 2014. Kubera iki rero turi abavandimwe kubera ko twabihisemo, ntago turi abavandimwe kubera ko mama na papa ari bamwe. Oya, turi abavandimwe kubw'amahitamo. Hari ahantu hagera muri hatatu habaye imbarutso yo kumenyana kuri twebwe. Hambere ni kaminuza twizemo, batatu muri twe bize muri Kahashi, cyahoze ari Kahashi. Undi umwe yiga muri KIST, ni kaminuza zegeranye. Aho na hambere. Ha kabiri turi abadventiste umunsi wa 7,
twasengeraga mu rusengero rumwe. Ni ukuvuga hariya muri kaminuza n'ubundi haba urusengero twita asayuara Nyarugenge. Ubu ngubu twese twasengeragamo aho. Na ha kabiri, aha gatatu rero ni korali twaririmbyemo imwe uko turi bane, korali yitwa Etoile du Berger, nayo niyo muri asayuara Nyarugenge. Ni hariya muri cyahoze ari Kiste ndetse na Kashi. Ibyo rero ntabwo ubwabyo bihagije kuba twarahuye, kuko hari n'abandi benshi twahuye. Hari abo twiganye, hari abo twasenganye, hari abo twiganye, hari abo twasenganye ndetse n'abo twaririmbanye. Ariko byagenze bite? Mu kuhurira aho hantu twagiye tuganira umwe, hanyuma twisanga twabaye inshuti, tuganira dusurana. Akawa mugani w'umunyarwanda ngo ifuni bagara ubucuti na karenge. Ibyo nibyo byagiye bitubaho, gusurana cyane, kuvugana cyane, kuganira cyane, gufashanya. Ibyo byavutsemo ikintu gikomeye cyane cy'ubucuti. Muri Bibiliya, mu migani igice cya 17 ku murongo wa 17 haranditswe ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe abereho gukura abandi mu makuba. Ubucuti bwacu birumvikana ko ari ubucuti buri aho ngaho bukomeye, ariko turavuga tuti ibi ntabwo bihagije, ahubwo turi n'abavandimwe, kubera ko ntabwo dukundana gusa, ahubwo turanabigaragaza. Igihe umwe yagize ikibazo undi akintervena, igihe umwe yagize ibyishimo tugahura tukishima, tugatembera, tukifotoza, tukabyina, n'ibindi byose tugasangira ibyo dufite. Muri make rero nibyo navuga ku bijyanye nawe turi bo ndetse n'icyaduhuje. Murakoze. Eliya barakoze cyane, usubije byinshi mu byo twagiye tubazwa n'inshuti zacu. Ngira ngo abadukurikiye buri wese n'ikibazo yari afite azajya agenda akuramo igisubizo. Umutungo umuntu agira akiri muzima ni inshuti, sibyo Patrick? Iyo umuntu ariho amafaranga ushobora kuyagira menshi cyangwa makeya, ariko umutungo ukomeye umuntu agira ari muzima ni abantu. Ubwo rero ntekereza ko ubucuti bwacu bumaze kumara imyaka myinshi, imyaka igera kuri 6 turi kumwe. Umuntu ashobora kwibaza ngo ni ukubera iki, ni iki cyatumye umwe afata ku wundi ntamurekure, ni iki cyatumye mukomeza guhuza muri iyo myaka 6 yose? Kuko hari abajya babigerageza akavuga uti uyu nguyu ni inshuti yanjye, ariko bikamara igihe gito bikarangira. Wafasha umuntu wibaza ikibazo nk'icyo ngicyo? Urakoze Frank. Mu by'ukuri ni ibintu koko bitoroshye ko umuntu yahita byumva, kubera ko wa mugani imyaka dufite nuko tungana, twagiye duhura n'abantu benshi. Umuntu yakomeza wa mugani kwibaza, ese kuki bahisemo kwita itsinda ry'umwihariko, cyangwa se kubera iki barimo baravuga ko bahuza cyane? Ese abandi bo ntibahuzaga nabo? Mu by'ukuri icyo ni ikibazo kigoye, ariko uburyo nabafashamo mbasubiza nuko twebwe twimbitse cyane mu mubano, tugenda turushaho kuganira. Ndabyibuka turi abantu basuranye kenshi cyane gashoboka. Twafataga umwanya, urabona Patrick yarari Ngoma, wowe Frank wari uri Sakabarondo, ngewe nari ndi Rwamagana, ndetse Eliabo icyo gihe yari Ikirehe. Ariko ndabyibuka yuko twagiraga gahunda yo kugenda dusurana mu buryo bw'umwihariko, tugamije gukomeza guhuza ibitekerezo. Muri byinshi rero twagendaga tuganira, niho twagiye dukura wa murunga wakomeje kutubohaboha utugira umwe. Mu byo twaganiraga, mu ntumbero twabaga dufite, mu bikorwa twateguraga, wasangaga kenshi ari ibintu birimo birigarukamo cyane. Niyo mpamvu twahisemo rero kwiyemeza gufatanya urugendo mu buryo buri official. Twasanze duhuje ibintu byinshi cyane.
wenda bike navuga hari ukuntu iyo abantu baganira bagenda biha intego bakiha icyerekezo. Ngiye kubabwira wenda nka kimwe gishobora kuba warabaye umurungu ukomeye cyane tuwuririraho dukomeza kugenda twagura ibiganiro, kuko ni kimwe mu nsinzi turimo turira tubungubu, ndetse tunashimira Imana cyane yuko twagezeho. Twihaye intego ikomeye cyane ubwo twakomeza kugenda tuganira kugira ngo turusheho gukomeza gusangira ibitekerezo ndetse no kunga ubumwe, kubera ko twari twamaze kuvumbura yuko hari byinshi duhuriyeho. Mu biganiro rero n'ibitekerezo twagendaga dusangira, twabonye ko dukeneye gutera imbere, ndetse no mu bitabo twagiye dusoma bigiye bitandukanye twabonye yuko kugira ngo umugabo atere imbere neza ari uko aba afite umudamu. Icyo kintu tucyuririraho cyane, bituma twiha intego yuko dukwiye kugira abadamu. Ndabyibuka icyo gihe twahise twiha gahunda ndetse dushyiraho kalendari y'uburyo ki icyo kintu tuzagenda tugikurikiranyamo. Ngira ngo watubimburiye icyo gihe ari Patrick. Patrick n'uyu nguyu barimo kureba ku ruhande iburyo bwanjye. Mu kwezi kwa 11 tariki 10 niba ntibeshye mu mwaka wa 2019 nibwo Patrick yakoze ubukwe. Icyo gihe nari kigingi. Ndabyibuka, ndetse ntibyatinze mu kwezi gukurikiyeho Eliyabu nawe yari amaze kubaka urugo mu kwezi kwa 12 bitariki 8. Icyo gihe nari kigingi, murumva ko bigiye kugenda bigira ubusobanuro noneho buruseho. Ubwo umwaka wakurikiyeho wari wowe turimo wa 2020, ni Frank ndetse nanjye twari dutahiwe. Ariko bavandimwe murabizi ko twari twahisemo kutazabatetereza, murabizi ko twari dukomeje umugambi nubwo twageze aho tugahura n'ibibazo bya corona. Ariko mu kwezi kwa 7 ku itariki 19 ntekereza ko aribwo Frank yari amaze nawe gukora ubukwe. Icyo gihe yararanye n'umugore. Nawe wari wabaye kigingi, nabwo nari kigingi, watuririye mu mibare. Mu kwezi kwa 9 rero ku itariki 6 nanjye nibwo nari maze kubisoza. Icyo kintu ni intego twihaye, tukomeza kuyikurikirana turayibungabunga kugeza ubwo tuyisohoje. Mu by'ukuri rero icyo ni kimwe mu bihamya ubushuti bwacu ndetse no mu bigaragaza yuko ari ibintu birambye, kuko twari twihaye intego yo kuzagura umuryango. Twe gukomeza kwitwa The Bros gusa ngo birangiriraho, cyangwa se ngo twumve ko ubushuti bwacu tuzakomeza kubugumisha hagati yacu gusa, ahubwo turavuga tuti reka tugire n'imiryango, twagura urukundo, twagura ubushuti, ndetse tugumane na wa mugambi wo gutera imbere. Kandi ntekereza ko urugendo rukomeje kandi nizera ko tuzabigeraho. Urakoze cyane. Ngira ngo avuze byinshi, kandi muri ibyo ngibyo avuze nabyo birasubiza ibibazo byinshi abantu bajya bibaza kuri The Bros. Hari undi muvandimwe wambajije ikibazo nabanje guseka, ariko ambwira ko akomeje. Yaravuze ngo iyo turebye abona twese dufite umusatsi. Arambaza ngo mwahisemo gute kugira umusatsi mwese, ngo ukubera iki mwese mwaterese umusatsi. Icyo ngicyo rero ni Patrick uri bugisubize. Nukubera iki ari wari ufite mwinshi? Patrick niwe mukuru mu buryo bwinshi. Hari icyo tutavuze wenda nacyo turaza kukivugaho, ariko niwe mukuru. Natubwira impamvu twese dufite umusatsi. Ese ubwo ndababwira impamvu twese dufite umusatsi kandi twarawuvukanye? Urumva ntabwo bishoboka. Twese twarawuvukanye, ni Imana yawuduhaye, icyo ni kimwe. Ahubwo kuba twese tuwufite, ndabashimira cyane kuba mwarabibonye ko twese dutunga umusatsi, bimwe bakunda kwita afro. Ariko ibi ngibi twahisemo kuba abavandimwe. Tunaratekereza tuvuga ngo The Bros, twiyita The Bros, twita abavandimwe, kandi nk'uko babisobanuye tudahuje ababyeyi, nta sano y'amaraso dufite. Ariko umusatsi ntabwo twahisemo, ntabwo twavuze ngo twese dutunga umusatsi. Oya, ni umuntu ku giti cye, twire turuva twese tuwufite nyine. Nuko buri wese akajya ajya kwiyogoshesha akavuga ati ndageza aha gutyo. Ni style twahisemo, ni style buri wese yahitagamo ku giti cye.
noneho ubwo twaje gutungurwa nuko twese twasanze nyine tuwufite namwe mukaba mwarabibonye. Turabashimira ko mukomeje kudukurikirana, koko muratureba, muratuzi, mwatangiye no kutumenya kera, ariko umusatsi ntago ari karaktere twahita tuvuga ngo iri mu buvandimwe bwacu. Niko Imana yaturemye, ni nk'uko nambaye ishati nawe ukaba uyambaye, nawe bakaba bambaye ishati, oya ni nk'uko bimeze. Ese ntago wabajije icyo kibazo wenda yabibazaga mu buryo buri positive cyangwa negative? Ariko icyo navuga cyo ni uko imisatsi dufite nta mategeko ayihana. Ntekereza ko ntabwo turi nka bamwe, hari ibyo Bibiliya yita ngo guhirimbiza umusatsi. Ntabwo dufite imisatsi y'imihirimbiri, niko mbitekereza. Ntabwo turi imihirimbiri, ni uburyo bwo kwita ku musatsi wogosha. Ariko buri ushobora kubona abantu batureba nyine bakavuga ati b'abahungu bagira imisatsi, babaga bagira imisatsi myiza nyine nuko. Ni byiza ubwo abantu babibonye, ariko mu by'ukuri nta mbaraga twigeze tubishyiramo. Nta mbaraga kuko nta njyewe kintu. ndabyibuka natangiye gutereka umusatsi mu mwaka wa 2008. Njyewe natangiye mu mwaka wa 3 w'icyiciro rusange. Urumva ko kuva icyo gihe kugeza 2014 tumenyana ni igihe kirekire. Ko se hari imbaraga wabonyemo. Reka mbabwire icyanteye kuwutereka, wenda sinzi namwe mufite impamvu zanyu. Hari ibintu byigeze kwaduka kera muri icyo gihe byitwaga waves. Waves byari ibintu abasore bagendaga bashyira mu mitwe bigenda bica ibintu by'imistari mu musatsi. Icyo gihe byaje kugera igihe birambangamira cyane. Noneho niyogoshesheje uruhara inshuro 3 ngira ngo waves zive mu biranga. Baza kuza kumbwira ko igisubizo ari uko natereka umusatsi. Naho gaho byahereye. Ntangira gutereka umusatsi, ndabyuka nkajya ngenda nagasokozo mu mufuka kugira ngo ndebe ko nacika kuri waves. Ubwo rero bavandimwe namwe wenda mufite ko ese waves zari zigutwaye. Zantwaraga umwanya mwinshi cyane. Icyo gihe narimo nitegura ikizami cya leta, nkabona ndi kumara nk'iminota nka 30 nkaraba mu mutwe gusa. Hari n'igihe zitakuberaga, wenda wabona wireba ukabona ntabwo ari byiza. Zaramberaga ko byaramberaga. Ahubwo nari maze kwinjira mu gihe nkeneye kwitegura ikizami. Gukora waves rero ababizi neza muribuka ko byasabaga kuba ufite akaroso ugakaraba mu mutwe ukoresheje isabune ushyiramo amazi buri kanya. Ibyo bintu rero byatwaraga umwanya bavandimwe. Nashatse kubicikaho nkure ntereka umusatsi, ndetse byaranampiriye, zaragiye ntazo zihari. Icyiza ni uko muri twese tugeze dufata umwanya wo kuganira ku bigendanye n'umusatsi. Cyakora si n'ikintu nta nubwo ari actually n'imisatsi dufite, ntabwo ari imisatsi imwe miremire nk'uko nabivuze, ni imisatsi iri mu AN. Ntabwo ntekereza ko ntabwo ari igipara nk'uko bamwe nyine babikora, ariko nta nubwo ari ya misatsi miremire cyane, ngira ngo utureba arabibona. So numva ari imisatsi twaba tugisubije. Murakoze cyane. Ngira ngo umuntu wese wabyibazagaho, ntabwo twahuje umugambi wo kugira umusatsi. Buri wese afite igihe yatangiriye gutereka umusatsi, tuza guhura twese tuyifite. Cyo ngicyo ndumva gisobanutse. Reka tujye ku kindi kibazo, na kabazo k'amatsiko, ngira ngo buri wese atangeho ibitekerezo. Twese twabaye mu busore. Ndabyibuka ijoro rimwe turi kwa Patrick, hari nka 4 z'ijoro turyamye ku gitanda. Hari ukuntu twaryamaga ku gitanda, urumva muri ghetto nta ntebe ziba ziri muri salo. Intebe ziba n'uburiri buba ari uburiri bukaba n'intebe. Urashaka kubwira abantu ko twararaga ku buriri bumwe turi bane? Twaryamaga hamwe. So turi kwa Patrick turimo gutekereza uburyo dukwiriye kuzakura tukagura imbago, reka mbivuge gutyo, twese tukagira imiryango, ariko twabibonaga nk'ibintu biri kure cyane. Ndabyibuka ngira ngo ni mu mpera za 2016, hari urumva ni mu myaka 4 ishize, turimo kubitekereza twese biri mu nzozi, tukabona inzira isa naho ifunganye. Abantu rero babibaza, hari abagira ubwoba bakavuga ngo ibintu byo kubaka urugo ntabwo ari diru yoroshye,
bisaba ko umuntu aba afite amafaranga, bisaba ko umuntu aba yarakoze ibi n'ibi. Ndagira ngo mutumare amatsiko, mubwire abakunzi ba Family Melodies bigoye ku rugero rungana iki kugira ngo ubone umukobwa umukuye iwabo ukamuzana iwawe mukaba umuryango. Eriyabo simpamya ko ari ikibazo umuntu ahita abonera igisubizo cyoroshye, keretse hari twihereyeho, ariko nibyo reka twihereho. Hari impamvu nyinshi zituma umuntu adashobora gushaka cyangwa ashaka. Murabizi, hari kubona umuntu muzashingana urugo, muzubakana. Icyo ni icyambere, niyo etape ya mbere. Etape ya kabiri ni ukuvuga ngo mbese nzabona ubushobozi bwo kubaka urugo. Ushobora kuba ufite ubushobozi, reka mvuge, bw'uko urugo igihe muri kumwe n'umugore mushobora kubana nta kibazo, ariko ukibaza ngo iriya process bita ubukwe kugira ngo agere mu rugo, ese bizaca mu zihe nzira? Ubwo hakazamo ikintu kimeze ikintu cya finance, amafaranga azaturuka, inkwano, amafaranga yo gukodesha salle, amafaranga ya decoration, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubu ngubu rero ntekereza ko turi buvuge ku muntu ufite uwo bazubakana urugo, kubera ko ibintu byo kurambagiza no gutereta byo ni ibindi. Ntekereza ko tutari n'aba expert muri byo. Bya bintu byo kurambagiza buri wese nyine azi uko arambagiza, ni ku giti cye. Nubwo turi abavandimwe, ariko buri wese arambagije yirwanyeho apresenta umuntu, ahubwo tujya muri ya process y'ubukwe nyine wari ugiye kuvugaho. Exactement. Wakomeza nyine ukatubwira iyo process uko bimeze ku muntu wamaze kubona waje kubona bazubakana. Ku muntu wamaze kubona wazubakana rero, abasore benshi, abakobwa benshi bafite abasheri, abo twita abasheri cyangwa abasheri. Iyo ufite umusheri, haba hasigaye icyo bita icyemezo, kuvuga ngo mbese koko shaka kubaka. Iyo ushaka kubaka, icyo kumva ko ari cyo kintu ushaka, birashoboka. Twebwe byaratworoheye, kuko nyuma yo kuvuga ko gushaka ari cyo kintu dushaka koko, noneho hahise habamo ubufatanye dukora nka team. Ariyo mpamvu twashyizeho kalendari nk'uko Benjamin yabivuze, kuvuga ngo tugiye guterana inkunga nk'abavandimwe kugira ngo ubu bukwe bushoboke, inkwano iboneke, amafaranga y'ubukwe, biriya bindi bishoboke. Rero byaratworoheye twebwe, kubera ko twakoze nka team, tukarara dutekereza uburyo Patrick, kuko ari nawe watubimburiye, uburyo Patrick yashaka, uburyo ese amafaranga y'inkwano azavahe, ese amafaranga ya sale azavahe, ese bizagenda gute na gute. Ubwo rero kuko twari na benshi, byaratworoheye, ntitwishyira mu myanya yo hejuru cyane, kandi ntitwakora n'ibintu bisuzuguritse, kandi dukora ibintu yaba sosiyete ndetse n'iyobokamana byemera. Ubwo rero navuga nti fata umwanzuro, numara gufata umwanzuro ibindi byose bizoroha. Ariko kandi nta mugabo wigira, abantu barafatanya, kandi aho ngaho aho uri abakuzengurutse mushobora gufatanya, mugakora ubucuti cyangwa se mugakora ikintu cyo guterana inkunga bikagerwaho. Ndumva aricyo nasubiza, ariko iki ni igice cy'igisubizo, ngira ngo namwe mushobora. Urakoze cyane. Hari ibintu bibiri uvuze. Icya mbere ni ukuba ufite uwo muzubakana. Yego. Ikindi cya kabiri uvuze gikomeye ni ugufata umwanzuro. Ngira ngo nsamarayizinze ibyo uvuze, nibyo bibiri by'ingenzi birimo. Kremu nyinshi ziza zivuga ku bushobozi. Nta bushobozi mfite, nta mafaranga mfite, ibi bintu reka rwose mbe mbiretse, nta bushobozi mfite pe.
nzabikora nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 5. ese nk'umuntu ubundi uvuga atyo abazi neza ko mu myaka zabo ubwo bushobozi yabonye niko abatekereza. Wenda reka tuvuge gutyo, gira inama uwo muntu. Ese ubundi ni byiza, ni ibintu byo we tubwira wasanze ari byiza ku buryo wagira inama abantu bakaza bagusanga. Ni byiza koko kugira gahunda no kwiha intego nk'izo ngizo, umuntu akavuga ati nzashaka nyuma y'igihe kingana gutya. Ntago ari bibi cyane bitewe n'impamvu wenda zatumye umuntu abishyiraho, ariko nk'uko Eliabu yabivuze ni ibintu bihera mu bitekerezo. Kuba umugabo bihera mu bitekerezo. Frank, ntekereza ko urugamba rw'ibitekerezo wahuye narwo mbere y'uko ushaka urarwibuka, ndetse na buri umwe uri hano wese ararwibuka. Igihe rero umuntu akibitekereza ndetse akumva ko ari ngombwa ko akeneye kugira umudamu cyangwa se kubaka urugo, aba deja yamaze kuba umugabo. Njye niko mbibona. Ahubwo ikiba gisigaye nuko azana uwo kubakana nawe urugo. Ubwo ndashimangira cya kindi cy'umwanzuro, gufata umwanzuro, kumenya ko kwanza ibintu urabikeneye. Mbere yo iyo umaze kumenya ko ubikeneye, hakurikiraho inzira zo kubinyuzamo. Wenda reka tunemere ko ari ibintu bikomeye, nta nicyo bitwaye. Ariko ikibazo ni uko ibintu bikomeye ahubwo natwe tukabikomeza. Ntabwo bikeneye ko tubikomeza ibintu kuko ubwabyo wenda birakomeye. Ahubwo igikenewe ni uko ahubwo uko ibintu biri mu buryo buri tubitwara uko biri, ntitwihanike cyane, nanone ntituyishyiraho tutari. Ahubwo burya umugabo wa mugani n'ugaragara uko ari, nk'uko Eliabu yabivuze. Reba mu bushobozi ufite, reba niba ufite uwo muzarwubakana, mubiganireho, mushyireho gahunda, mushyireho umurongo ngenderwaho. Cyane cyane ko atari n'urugamba umuntu aba agiye kurwana ari umwe, biba bisaba yuko ibitekerezo bibiri noneho biza bigahurira hamwe, mugafata icyerekezo kimwe. Aho rero ntekereza ko ariho hakunze kugora abantu cyane, ibintu birakomeye, hanyuma nabo babikomeje bigatangira kunanirana. Nyamara mu by'ukuri mwembi babiri ni mwe mufite ibisubizo by'ibyo bintu. Urakoze cyane. Reka duhe na Patrick umwanya. Abasore badukurikiye barashaka ko ubabwira, ubahumuriza, ukababwira uti ni muze, ni karibu, nta bigoye birimo. Wowe ubimazemo n'igihe, ngira ngo umwaka harya warashize Patrick, urabura iminsi mikeya, ariko ntekereza ko ubu buzima umaze kubumenyera. Tanga inama ku basore bakurikiye iki kiganiro. Sinzi ko ndi bubyite inama, ariko kubera ko twebwe murabizi, ngiye narababwiye nzakora ubukigiye iki n'iki, nabahaye umwanzuro, inama ziraba, sibyo? Benjamin yabivuzeho, avuga ko ikigo ari ugufata umwanzuro. Iyo wafashe umwanzuro ntabwo ushobora kubura inama. Ahubwo ngiye nk'uko uvuze ngo mbimazemo igihe, kandi gushaka gufata umwanzuro wo kubaka urugo, burya ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye. Nubwo turi abavandimwe, buri wese abana n'umugore we mu rugo rwe Imana yamuhaye, ariko uko tubayeho, ngewe n'umugore wanjye, ntabwo ariko Frank n'umugore babayeho, siko na Benjamin n'umugore babayeho, siko na Eliabu n'umugore babayeho. Nta rugo rwubakwa nk'urundi. Niyo mpamvu umwanzuro wo gushyingirwa ni umwanzuro uri personnel, umuntu ku giti cye. Ahubwo icyo nababwira, iyo bamaze gufata uwo mwanzuro, nibwo izo nama nyine ziboneka. Kuko iyo ntaza kubabwira ko mfite ubukwe mu kwa 11 2019, ari amajoro yose ntago mwari kuyarara. By the way, ni naho namenyeye igisobanuro cy'umuvandimwe cyari cyo. Kuko niba ibintu byinshi twarabipangaga, tukabona n'abandi bakaduha izindi nama bahandi, ariko ibyinshi byabaga byavuye muri twebwe. Umusore rero nk'uko twabivuze, wifuza gutera imbere, warangije kubona uwo bazarwubakana, wenda ndamwankuraje cyane. Mu rugo ni amahoro, kandi n'iwanyu nzi ko ari amahoro. Ikindi cya kabiri, iterambere
utari waragize uri umusore, nkeka ko iyo uri umugabo ufite umugore mwiza wahisemo, wafashe igihe cyawe kinini cyo kumurambagiza ugasenga Imana ikabyemera, iryo terambere naryo urigeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi cya kabiri wenda nababwira nuko urushaho gukora cyane kugira ngo urugo rwawe rurusheho kuba rwiza. Ibaze nawe kugira nk'urugo ntihagire abantu bagusura. Ibaze kugira nk'urugo abantu bagusura ntubohe n'amazi yo kunywa. Ndahita ngaruka ku bushobozi. Bwa bushobozi niho buzira. Ubushobozi buraza ugakora cyane kugira ngo ujye ubasha kugira urugo rwiza rugira abarusura, ubone icyo wakiriza abashyitsi. Gushinga urugo rero nta byiza nkabyo, ndabishishikariza buri muntu ku giti cye n'uwifuza kubikora azabikore mu gihe runaka yahisemo. Kandi nyine ubukungu bwa mbere ni abantu. Niba ufite abantu bakugira inama bagira gute, ibyo byose ubuzabikora nk'uko bikwiriye kandi bikagerwaho. Nta kintu cyiza rero kibaho mu buzima, kuko Imana irema Adamu niyo yavuze ngo si byiza. Iyo uri umusore nyine ntago bari byiza ko buri wenyine, ni mu gihe cya kindi twise ngo sinejejwe nabyo. Ni byiza rero ko bya bindi Imana yavuze ko atari byiza kuba wenyine, ushaka umuntu utuma biba byiza. Icyo gihe iyo wabiragisha Imana ukagira inshuti zikugira inama, abavandimwe beza, ugashinga urugo, nzi ko neza Imana ikunda imiryango kandi urushaho kugenda urushaho kubona imigisha umunsi ku munsi. Ngewe mfite amahirwe, iyo ushinze umuryango nyine ushaka kuwagura, ndashima n'Imana twibarutse umwana, dufite umwana w'umuhungu. Uwo ni umugisha ukomeye udashobora kubona ahandi hose. Ibintu biri hano ku isi ushobora kubibona, ariko muri kimwe mu migisha Imana itanga ku muryango, impano y'urubyaro. Ubwo rero kugira inama wowe, njye nakubwira byinshi biba mu muryango wanjye n'ibyishimo tuba dufite, ariko wowe ubwawe, wowe musore ukurikira ikiganiro, wowe nkumi ukurikira ikiganiro, umwanzuro wo gushinga urugo ni wowe n'uwo musore mukundana, ni wowe musore n'uwo mukobwa mukundana. Ibindi byose mukabiragiza Imana n'abantu bakagenda babafasha, dore ko kubaho ari ukubana. Ya Patrick arakoze cyane. Turimo turegera umusozo w'ikiganiro cyacu. Ngira ngo ibyo batubwiye ni byinshi, birahagije kugira ngo bifashe umusore cyangwa umukobwa badukurikiye bifuza gutera intambwe nk'iyo bagenzi babo batera. Birasaba kuba ufite uwo muzubakana urugo, ikindi ugafata umwanzuro. Iyo ibyo ngibyo bimaze kuboneka, utangira gukora uganisha kuri wa mwanzuro wamaze gufata, kandi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga birakunda kandi bigenda neza. Ngiye kwakira Eliyabu ndetse na Benjamin niwe duheraho aratubwira ibyiza byo kuba ingaragu. Benjamin agiye tugiye kumuha umwanya atubwire ibyiza byo kuba ingaragu. Tewe n'iki kungora kuko nta kimwe. Hanyuma nidusoza twakire na Eliyabu atubwire ibyiza byo kubaho wubatse ufite urugo. Murakoze cyane. Nshobora kuba mugoye ariko ni intore, ndabiza aragerageza. N'ubwa mbere ntinyi ikibazo. Iki kibazo kirakomeye. Nubwo mbivuyemo vuba, ariko mu by'ukuri maze kubyibagirwa. Suko ko ntavuga ko ikiza cyo kuba ingaragara ikihe. Ariko wariragira ngo kicyo. Nabyo ni bibi burya. Aje kubona ko hari igihe umuntu ashobora kuba arengera cyangwa se akarenga imipaka ye. Ikiza cyo kuba ingaragu nuko haruba yaraguteguriwe. Nicyo kiza cyo kuba umuntu akiri ingaragu. Ndumva ari cyo navuga. Ariko igihe cyose umuntu ari ingaragu idashaka kubivamo, nta kiza na kimwe yahura nacyo. Hari icyo Eliyabu avuze cyo kuba umuntu agenda agatahira igihe ashakiye, umutima we ukamubwira utari ku bundi natashye. Nkuko Gitwaza yigeze kuvuga atari ku bundi natashye. Icyo kintu urumva atari cyiza? Kuri bamwe cyaba cyiza, ariko ku rwanjye ruhande ntago ari cyiza, kubera ko umuntu akoreramo byinshi ataragakwiye gukora.
ugasanga turimo turatagaguza imbaraga, turi gutagaguza ubushobozi, turimo turata igihe. Mu by'ukuri ngiye ku rwanjye ruhande ntabwo nabyita ko ari byiza. Niyo mpamvu rero utangoye icyiciro ndimo ntabwo kikinyemerera gutekereza ibyiza byo mu bugaragu, kuko namaze kubona ibyiza bibiruta. Benjamin arakoze cyane. Reka twakire na Eliyabu atubwire ibyiza byo kuba uriho wubatse ufite umuryango. Urakoze cyane. Ibyiza ni byinshi, ntago nabishyira ku murongo byose ngo mbirangize, ariko nk'uko mwakomeje kubivuga muti Bibiliya iravuga ngo, cyangwa se Imana iravuga ngo si byiza. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo kubera icyo atari byiza ngo ushyireho ngo ni ukubera ko. Rimwe na rimwe hari ubwo bimenywa n'umuntu nyine wubatse urugo. Ariko njyewe hamwe n'ibyo numvise ndetse n'ibyo nasomye, reka ngerageze. Icya mbere, uri kumwe n'undi muntu mushobora mutekereza hamwe, mugahuza ibitekerezo, mugahuza umugambi muri babiri, kandi wari umwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wumva uwo muntu muri kumwe, wumva ushyigikiwe ku buryo ni umuntu uharanira iterambere ryawe, uharanira imibereho myiza yawe, kandi uba ukuri hafi. Ni umuntu muri kumwe mu buriri, ni umuntu mutekereza, ni ukuvuga ngo ari hafi cyane cyane ku buryo n'iyo ukangutse ubona kuri iruhande, n'iyo urose cyangwa se wumvise ugize ikibazo agukoraho ukagaruka. Ni ukuvuga ngo ufite umuntu ukuri hafi. Mu buzima bwo mu mutwe, kuba hari abantu bagushyigikiye nabyo ni ibituma ubuzima bwo mu mutwe bwawe buba bumeze neza. Icya gatatu, ni byiza ko umuntu akwitaho, ugira umuntu ukwitaho kugira ngo wariye. Ese niba mutaraye hamwe, wasinziriye neza, waryamye neza, hari umuntu ugutekerezaho umunsi ku munsi. Ibyo ni byiza. Icya kane, ushobora kuba ndi kuvanga imibare. Icya kane, ntabwo uri umuntu wigenga. Kuba utigenga bishobora kuba ibyiza cyangwa ibibi, ariko ubusobanuro bwanjye ni uko ntabwo ntukiri wa muntu wo gukora ibyo ushaka. Niba ufite amafaranga, uri gutekereza mu bundi buryo. Ntabwo ukiri wa muntu ushobora gukoresha umutungo uko wishakiye, ahubwo uri gutekereza en fonction y'undi muntu. Icya gatanu, waguye umuryango. Kwagura umuryango si ukuvuga ko wabyaye, ahubwo wowe ufite ababyeyi bawe, papa na mama. Noneho uri kumwe n'undi muntu nawe ufite ababyeyi, nawe papa na mama. Mu magambo make, ufite ababyeyi bane basa naho bari direct. Yego. Hari andi mashami bashamikiyeho, ariko abo bane bo urabizeye ko muri kumwe. Ibindi bizaza, mushobora kugira abana, ibyo nabyo akaba ari byiza, byiyongera ku byiza bindi bisanzwe. Mushobora kumugira, hari n'abatabagira, ariko bitavuze ko utabonye umwana aba adafite umuryango mwiza. Birumvikana. Yego. Ikindi rero, hari iterambere rishingiye kuri cya kindi navuze cyo kutigenga. Iterambere murapanga kuko muri kumwe, ababiri baruta umwe, na Bibiliya irabivuga, kandi iyo bari kumwe barasusurukirwa. Ikindi kandi, Umubwiriza igice cya 4 ku murongo wa 11, ndagira ngo muhadusomere mwumve uko havuga. Mu Mubwiriza igice cya 4 umurongo wa 11 aravuga ngo, maze kandi ababiri iyo baryamye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate?
ngira ngo rero icyo nacyo kirumvikana nk'abantu bakuze badukurikiye birumvikana cyane. Nagira ngo rero yakomeje gucanga ntago ari ukubacanga, birumvikana, ahubwo birumvikana. Kubw'ibyo rero muvandimwe Frank, nagira ngo mubwire ko ibyiza byo kugira umuryango ni ntagereranywa, ntago ari ibintu ushobora kuvuga rimwe na rimwe kumvisha umuntu utawufite, ahubwo nkashishikariza ababishaka koko babishaka, batagendeye kubera ko umwe yabikoze, batagendeye kubera ko runaka yabikoze, ahubwo ufite gahunda koko, kubera ko hari n'ubwo umuntu agira ababishaka ntabigereho kandi we bitaturutse ku bushake bwe, ahubwo ababishaka koko nabashishikariza kubikora batagendeye ngo ndakora ubukwe nk'ubwa runaka, kuko uko turi bane ntabwo twakoresheje amafaranga angana, nta nubwo twakoye angana, nta nubwo tubayeho kimwe. Yego, twarafatanyije, twateranye inkunga, ariko Benjamin yakoze ubukwe bwe akoresha bije ye, nakoresheje bije yanjye. Rero ni byiza ko umuntu akora mu bushobozi bwe, ariko iyo ushaka ikintu n'ubushobozi buhari. Murakoze cyane. yangira ngo Elia arakoze cyane, ni nawe udusoreje iki kiganiro twari turimo gukora. Birakwiriye ko umuntu abikora ari uko yumva igihe kigeze, nta myaka ntarengwa ihari, nta myaka ntarengwa ihari, nta biransiga, nta kuvuga ngo Patrick yabikoze none ngenda asigaye. Abumva ko igihe gikwiriye twababwira ko ari byiza. Benjamin yabuze ibyiza yahuriye nabyo mu bugaragu, ariko nabivuze nabivuze neza. Ndavuga ngo icyiza cyo kuba umuntu ari ingaragu nuko abashonje ahishiwe. Ni icyo cyonyine, kuko Eliyabu yabisobanuyeho neza cyane akoresheje Bibiliya ko Imana yararebye igasanga ibona ko atari byiza. None ngiye kuki uri kunsaba ko mvuga ko ari byiza? ubwo nta byiza birimo. Cyakora tugenekereje abashonje ahishiwe. Murakoze cyane, murakoze abari badukurikiye muri iki kiganiro. Ndakeka buri wese hari ibyo yakuyemo bishobora kumufasha mu buzima bwa buri munsi, ibyo yagenderaho, experience zacu mu buzima twagiye tunyuramo. Icy'ingenzi umuntu akwiriye guharanira kurusha ibindi ni ukugira abavandimwe, abo yita inshuti za hafi, bashobora kumufasha mu buzima bwose yaba yimirije imbere ye, kuko nibo bashobora kumugiriza inama nk'izi ngizi, nibo bashobora kumufasha igihe yahuye n'ikibazo, ndetse n'ubwo bukwe yaba arimo kubutegura bagashyiramo menshi cyane, ko nta bukwe budasaba bije. N'abavandimwe ubu ntabwo navuga ngo uko byamera kose ibyanjye cyangwa ibya Patrick byavunnye muri twebwe kurusha uko byavunnye abandi. So kugira abavandimwe ni ingenzi. Mukomeze gukurikira Family Melodies, abatarakora subscribe bayikore, kandi mujye mufatanya natwe guhimbaza Imana. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha.